reka tubahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya diaspora One Nation Radio. Nitwa Simon Muhumuza, twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Turi ku munsi wo kuwa gatanu, tariki tubaye 27 z'ukwezi k'Ukwakira cyangwa se ukwezi kwa 10 umwaka turacyari muri 2023. Murabizi ko hano ku ijwi rya diaspora dukunze kuganira by'umwihariko n'Abanyarwanda bari mu ntara Gatandatu, tugatembera hirya no hino aho bari, tukamenya amakuru, tukamenya byinshi kugira ngo nawe Munyarwanda waba uri mu Rwanda cyangwa se nawe uri mu ntara Gatandatu uko dukunze kubivuga, ubashe kumenya uko ahandi Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda ko byifashe bite. Kuri uyu munsi rero wa none turi kumwe na Bwana Landry Kwizera, akaba aherutse gutorerwa kuyobora umuryango w'Abanyarwanda batuye muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba mudukurikiye neza mutwumva, Bwana Landry, muraho neza? Yes, muraho neza, Simeo, murakomeye. Turaho natwe ni amahoro. Aho ngaho mumeze mute aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumeze neza, by'umwihariko aho duherereye muri New England cyangwa se muri state ya Maine, naho turakomeye, nubwo akabeho katangiye kuza gake gake ariko turakomeye. Yego, hanyuma ngira ngo nkuko nabibwiraga abadukurikiye, nta minsi myinshi ishize uherutse kugirirwa icyizere cyo kuyobora umuryango w'Abanyarwanda ariko by'umwihariko batuye aho ngaho muri iyo leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wabyakiriye ute, Bwana Landry? Urakoze, byaranshimishije. Burya ahantu hateraniye abantu bagera ku mubare w'abaturage cy'Abanyarwanda batuye hano muri Maine, iyo bakubonyemo ubushobozi bakakugirira icyizere, ndekereza ko ari umwanya unteye ishema kumva ko nanjye nshobora kugira uruhare mu guteza imbere umuryango nyarwanda uri hano muri Maine, cyangwa se no kuba nagirira akamaro nagirira igihugu muri rusange. Yego, Abanyarwanda batuye aho ngaho muri Maine, niba hari umwihariko wabo, barangwa n'iki? Mumeze mute aho ngaho iyo urebye uburyo noneho byaha n'ishusho undi Munyarwanda wenda udatuye aho ngaho? Muri make navuga ko umuryango nyarwanda uri hano muri Maine wiganjemo inzego zose. Niho hantu ushobora kuza ugasanga hari ababyeyi bari mu kigero cy'izabukuru, ugasanga hari imiryango cyangwa icyo twakwita ama young families bakiyubaka, hari abanyeshuri ndetse hari n'abana bari mu myaka mitoya bakibyara. Yumva ivuze ngo hari imiryango mitoya, byumvikane ko hari n'abana b'u Rwanda h'ejo hazaza. So ni ikindi cy'umwihariko kiba hano nuko ari imwe muri state ifite imaze imyaka igera muri 13 yiyubaka, yagiye ishyiraho ubuyobozi bukamara imyaka 2 hakajyaho ubundi. Ikindi wenda ku byerekeranye n'abaturage ubwabo, n'abantu bashyize hamwe barangwa no gukorera hamwe. Iyo hagize ibyago baramutabara, ndetse niyo hagize n'impamvu zishobora kuba ngombwa wenda nk'ibiza byabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni community ishyize hamwe kugira ngo ikomeze iteze imbere ariko nanone itibagiwe aho twakomotse iwacu mu Rwanda. Yego, ugereranyije wenda niba udafite imibare ya nyayo, Abanyarwanda bari aho ni benshi cyane, bangana bate community y'Abanyarwanda bari aho ngaho muri leta ya Maine? Community yacu rero ihora ikura buri munsi. Hari aho ujya buri munsi uko ugiye gusura umuryango runaka wagutumiye, uhamenye umuvandimwe, usanga hari undi muntu wahageze mushyashya. Ariko ntekereza yuko mu mibare baheruka gukora hari imiryango igera muri 500, ubona kuvuga amakupure, kandi iyo ugereranyije usanga buri muryango ujya ufite abana hagati byibuze 2 cyangwa 3. Rero ukurikije iyo mibare, bavuga ko hano muri Maine hashobora kuba hari Abanyarwanda ushyizemo abakuru n'abatoya bashobora kuba bari hagati y'2500 n'3000. Yego. So ni umuryango ukura cyane ku buryo bushimishije. Yego, dukunze n'ubundi kubona amakuru y'aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'ahandi Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda, nabo nk'uko mu Rwanda urabizi hari ibikorwa bihuriza hamwe abaturage nk'umuganda n'ibindi, cyangwa se iyo tugeze mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, naho kandi nyambona mubikora. Ibikorwa bibahuriza hamwe aho ngaho muri Maine ni nk'ibihe?
hanyuma se mubona abanyarwanda babyitabira barabyumva neza koko? urakoze, ntekereza ko tugerageza bitewe n'uko wenda tuba muri Amerika ariko ugasanga turacyabazwa nk'abanyarwanda. Tugira umwihariko w'iminsi mikuru dukora ugasanga imwe turayisangira n'abanyamerika, ariko hari n'indi tugira yacu bwite, wari uvuze nk'umuganura cyangwa se kwibuka jenoside yakorewe abatutsi tujya twibuka mu kwa kane. Yego. Hari n'undi munsi tujya dukora wo guhuza abantu kubera ko baba bamaze igihe bari busy bari mu tuzi dutandukanye. Tujya tugira n'umunsi wo guhura abantu bagasangira icyo twakwita bonane cyangwa se new year. Yego. Abantu bagahura bakishimira ibyagezweho bagatangirana umwaka. Hanyuma hari n'ibindi bikorwa bijya biba harimo ubukwe se, ibyago. Ibyo ni ibintu byinshi bikunda guhuza abanyarwanda batuye hano muri Maine, kandi ugasanga ubwitabire buri hejuru cyane yuko bikorwa n'amaboko yabo. Iyo hagize igikenerwa kivamo yaba ari presence cyangwa se n'ubushobozi bw'amafaranga, bagerageza kwitabira mu buryo bwose bushoboka. Ndumva ari iyo minsi napfa kuba mvuze ubu nonaha ihuza abanyarwanda cyane, harimo wo kwibuka, hari umunsi tujya dukora wo kubohora igihugu, ubushize twawufatanyije n'umunsi w'umuganura. Byose biritabirwa cyane. Hari n'indi n'amakitivite ajya akunda kuba y'imikino kuko hano hari amakipe menshi, hari ikipe za basket, zikina umupira w'amaguru. Muri make ni community ubona irimo activite nyinshi zitandukanye kandi ishyize hamwe. Yego, ngira ngo nta n'amasaha menshi ashize ukomeje ku bijyanye n'ibyago n'ibiki, hari ibintu wenda twabonye aho ngaho mu binyamakuru bitandukanye muri Maine. Hari abantu ngira ngo barasanye, aho mperukira kureba nabonaga ari abantu bashobora kuba bari hagati ya 15 na 20. Ese umutekano w'abanyarwanda umeze ute? Nta baba wenda babiguyemo? Ababibonye se ni iki bamenya ku banyarwanda bari aho ngaho? Ubwo tukubaje nk'umunyarwanda nawe uri aho ngaho aho byabereye. Urakoze cyane. Ntekereza kuko ubajije ko icyo kibazo ni byiza kubera yuko isi yabaye umudugudu niko basigaye babivuga. Usigaye usanga amakuru abantu bayamenya, ugasanga no mu Rwanda ahubwo baratubwira ati se wasohotse mu nzu kandi bavuze ngo ntimusohoke. Birashimishije kubona uburyo abantu bashyize hamwe. Ikindi ibyo uvuga ni ukuri, ni amakuru y'incamugongo, ni amahano yari abaye mu amajoro abiri ashize mu mujyi witwa Lewiston, wegeranye n'undi gatoya witwa Urban. Akenshi bakunda kwivuga ifatanye ngo ni Lewiston Urban Area. Twavuga yuko wenda nk'umuntu ushobora kuba uzi muri Maine cyangwa se hari umujyi witwa Portland ari utuwe cyane. Lewiston rero twavuga ko wenda iherereye nko 45 ujya muri North. Yego. Aho rero niho habaye amarorerwa. Umugabo umwe araza yitwaje intwaro yataka ahantu habiri, hari abantu bari mu mikino y'imyidagaduro, ahandi hantu yagiye gutera ni muri restaurant, yica abantu bagera muri 22. 22 nibo bavuze, abandi 56 barakomereka. Ariko kubw'amahirwe, sinava ngo ni amahirwe kuko n'abandi babuze ubuzima ni abantu. Ariko kugeza ubu ngubu nta makuru n'umwe atubwira yuko ari umunyarwanda waba bihuriyemo n'ibyago. Ntawe turumva wakomeretse, ariko turakusanya amakuru. Ariko kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko nta munyarwanda waba wahuye n'ibyo byago directly. Yego. Uwo mugabo yabitewe n'iki kugira ngo arase abantu? Niba wenda hari amakuru amwe wakuriye, cyabimuteye cyaba cyamaze kugera hanze, cyagenze bityo? Urumva ikiza gihari nuko wenda yamenywe, amazina yarahari, amafoto yari hanze. Bagerageje gukora ubushakashatsi kumenya uwo ari we, basanga ni umugabo ufite experience mu gukoresha intwaro. Ashobora kuba ari umusirikare mu bo bashobora kwita reserved force. Ubwo bivuze ngo rero arazwi nubwo atarafatwa, ari nacyo giteye impungenge abantu benshi kubera ko ntibaza aho ari. Ashobora gukora ubundi bugizi bwa nabi, ntibazi icyo arimo gutegura. Mu byabimuteye bavuze yuko muri no sama turimo y'umwaka 2023 ngo yaba yarigeze kujya mu bitaro by'abarwayi byo mu mutwe, ahamara ibyumweru 2 baramudischarginga cyangwa arasezererwa. Ariko ntekereza ikibiri inyuma yuko ni uburwayi bwo mu mutwe kuko nta muntu muzima
wafata umugambi nk'uwo mubisha ngo agende yataka ahantu abarasa abantu badafitanye ikibazo, atazi n'aho bahuriye n'umwana, atazi n'aho bahuriye na mwene wabo se. Ntekereza yuko ni ikimenyetso cyerekana ko yari afite uburwayi bwo mu mutwe. yego, tugaruka rero kuri izi nshingano nshya mwatorewe zo kuyobora abanyarwanda cyangwa se umuryango w'abanyarwanda bari aho muri leta ya Maine, imigabo n'imigambi mufite muri iyi manda ni iyihe? N'iki wabwira abanyarwanda by'umwihariko abari muri Maine uhagarariye, cyangwa se umuntu avuga kuri perezida wabo uyoboye uwo muryango barimo cyangwa se baherereyemo? Icyo nababwira ni uko iyi Maine yingiye kuyimara nyuma y'imyaka igera muri 13, kandi n'abandi bayobozi bagiye bayobora mbere yanjye twagiye tuba bugufi, twagiye dukorana bugufi. Mbere y'uko ntorwa kuba perezida wa komite y'abanyarwanda no muri Maine, nari nsanzwe ndi muri board, nari umukuru wa board. Ntekereza yuko bangiriye icyizere, ndabashimira. Ikintu cya mbere nabizeza ni uko ntabwo nabizeza ibitangaza, ariko ikintu cya mbere cy'ibanze ni ubufatanye, ni ukwegera inzego zose, yaba ari abahoze mu buyobozi, yaba ari abajene, yaba ari abasheshe akangushye, bose tukabegera tugashyira ibitekerezo hamwe, kuko ntabwo mfite manda yanjye njyenyine, ahubwo ni ukureba se abantu bari muri Maine, uko navuga umubare ni munini, ese ni iki bakeneye cyihutirwa. By'ibanze rero by'umwuga, ngenda psychiatric nurse, mfite specialty mu buzima bwo mu mutwe, kandi maze kubona yuko iki kintu indwara zo mu mutwe zirimo ziragenda ziyongera cyane no muri community yacu, cyane cyane yuko ari ibintu usanga tuzi kwivuza kwa kumutwe kurya, tukivuza kubera ko igifu cyakuriye, ariko urwego rwo mu mutwe ugasanga ntago dukunda kubyitabira, tukabimenya ari uko byageze kure, nk'umuntu yafashe nk'icyo cyemezo cyo gutwara ubuzima bwe cyangwa kwambura abandi ubuzima, cyangwa se ugasanga hari ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryiyongera cyane cyane mu rubyiruko. Rero ndumva ko mu cyo nzashyiramo imbaraga ari ukugira ngo dukore ubukangurambaga, dutanga ubuvuzi bwa hafi. Wumva afite depression, anxiety, hari indwara nyinshi tutari tuzi muri Afurika, hari schizophrenia cyangwa se abantu bumva amajwi. Ibyo ni ibintu biriho ariko akenshi bitavugwa. Rero ndagira ngo ntange umusanzu, tuzakora ubuvugizi, dutanga ubuvuzi bushoboka, kugira ngo n'ufite ubwo burwayi ntiyumve ko agomba kwihisha, bibi ibintu bimenyekana, abantu urwaye abona akorerwa ubuvugizi, kuko nemera nashidikanya yuko iyo mu mutwe bimeze neza n'izindi projet ufite zose zirakunda, ariko iyo mu mutwe hari ikibazo nta kintu na kimwe ushobora gukora, ndetse n'umuryango twubaka nta hantu uhagaze iyo harimo ibibazo byo mu mutwe. Yego, reka tugushimire cyane perezida. Hanyuma ariko dusoza, niba hari ubutumwa wenda waha abanyarwanda by'umwihariko batuye aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wasorezaho, hanyuma tunagushimira ko wemeye kwitabira ubutumire bwacu hano ku ijwi rya Diaspora Nation Radio. Nasoza nawe ngushimira kuba wantumiye ngo tuze kuganira. Hanyuma ku byerekeranye n'ubutumwa nahereza abanyarwanda bari hano muri Maine cyangwa se n'ahandi hose muri Amerika, ni ukugira ngo dukomeze twubahiriza amategeko. Nk'ubu bavuze ntihagire abantu basohoka mu mago, kugira ngo babanze barebe ko bafata uwo muntu wakoze ayo marorerwa. Izo nzego twubahiriza amategeko aba yashyizweho, kugira ngo wenda abantu bari mu muhanda babe bakeya, tworohereze kugira ngo abashinzwe umutekano biborohere kumenya ngo imodoka igiye se irimo nde, bityo baba bafata wakoze ayo marorerwa. Bari mu Rwanda bakomeje kudukurikira, abenshi nabonye message nyinshi zibaza se abanyarwanda bari muri Amerika, muri Maine mumeze mute, bahangayitse bibaza se ibyo bintu byababayeho, byaba byabakozeho. Najya mbahumurize, turaho twese, imiryango yose twagerageje kuvugana nayo, bose barakomeye, nta n'umwe waba wahutajwe n'ibyago byabaye mu majoro birashize. Twese turakomeye kandi turabakumbuye, tubifuriza ko mwakomeza mukagira amahoro y'Imana ubwo turi mu mpera z'umwaka. Tubabwira ngo turabatashya, abanyarwanda batuye muri Maine barabatashya kandi barabakunda.
yego urakoze cyane. Reka rero nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu hano kuri One Nation Radio tubabwire ko dusoreje ikiganiro cyacu. Twaganiraga na Bwana Landry Kwizera, akaba ari perezida w'umuryango w'Abanyarwanda batuye muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwakoze cyane kudukurikira. Ye wayoboye iki kiganiro nitwa Umuhango. Mugire ibihe byiza.